Yeah. Yeah. Ah. Yeah. Good. Okay, keep it. Woo. Yeah. Okay, oi. Speed out. Solange Gashagaza ni umwe mu banyarwandakazi bake bafite imidari mu mukino njyarugamba wa karate mu marushanwa mpuzamahanga. Amazina yanjye banyita Ingabire Gashagaza Solange, nkaba ndi umutoza wa karate, mfite umukandara w'umukara dane imwe, nkaba mfite na club y'abana yitwa Victory Karate Academy, nkaba ndi n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu, nkaba n'umutoza w'ikipe y'igihugu y'abagore Rwanda. Kumite. Twice. Hey. Stop. Jeez. Go. Sit. Ubwo rero nkimara kuzamuka nk'umwari w'umutegarugori, kuko natangiye karate cyane niga muri secondaire, ubwo natekereje aho ngeze ndeba nimba nta kindi nafasha societe y'u Rwanda, ndangije ntekereza gushinga club nkibanda cyane ku bakobwa n'abahungu ariko bakiri batoya kugira ngo babashe kuzamuka bagere ku rwego rushimishije rwo hejuru. Mu gukina karate nagiye nkina amarushanwa atandukanye, amarushanwa yo mu rwego rw'igihugu, amarushanwa yo ku rwego rwa Afurika n'urw'isi, aho hose nkabasha kwitwara neza. Rero igitekerezo kitangiriraho, ndavuga nti se nta kuntu nafasha abandi bana bakiri batoya bakiri kuzamuka kugira ngo bagere kure, cyane cyane abakobwa bagiye icyizere, bumve ko ibintu byose bishobora, bumve ko umukino wa karate ari umukino bashobora. Gashagaza ubu yigisha uyu mukino aho yashinze ishuri Karate Victory Academy ritoza abana bafite imyaka y'amavuko kuva kuri 4 kugera kuri 16 umukino wa karate. Avuga ko yashinze iri shuri agamije gutinyura abana b'abakobwa kuyoboka uyu mukino. Usibye kuba karate yigisha ikinyabupfura ikanafasha abayikina kugira ubuzima bwiza, Gashagaza Solange anavuga ko umukobwa wize karate imufasha kwirwanaho igihe yaba agiye gukorerwa ihohoterwa hashingiwe ku myumvire ko umukobwa ari umunyantege nke. Umukobwa wize self defense wize karate ira mikino yo kwirwanirira aba ashobora neza kwirwanaho mu gihe cy'ihohoterwa. Mu gihe umukobwa yashatse gukorerwa ihohoterwa aba ashobora kwirwanaho mu gihe ikindi ashobora kuba atumvikanye n'umuntu ariko akamuzana y'amahane, ukuvuga ngo uwo mukobwa aba yaratinyutse akamenya gufata imyanzuro byihuse, ariyo kuhunga iki gikorwa cyo kwirwana cyo kumuhohotera cyangwa se kujya muri iyo situation akabasha kubivamo neza, kandi atari ukuvuga ngo kuko imbaraga z'umubiri abazifite, ntago ari ukuvuga ngo yabaye ngo umukobwa ngo agira imbaraga nke, abafite imbaraga z'umubiri uwo mukobwa zitandukanye nuko we yari ameze mbere. Uwo mukobwa nanone akongera akagira technique, uburyo bwo gukoresha izo mbaraga neza mu kugira ngo iryo hohoterwa rimuveho. Ubwo rero umwari n'umutegarugori waganiye karate aba ashobora neza kwirwanaho mu gihe ahuye n'ibibazo bimubangamiye ku mpande zitandukanye. Emmanueline Irizerwa ni umubyeyi ufite umwana w'umukobwa ukina karate. Irizerwa avuga ko imyumvire abona bamwe mu babyeyi bafite aho bumva ko umwana w'umukobwa adakwiye gukina umukino wa karate idakwiye. Ese wowe kuki wemeye ko umwana wawe ajya muri uyu mukino w'umukobwa kandi abana b'abakobwa uyu mukino benshi batawitabira, hari ukundi bawufata, wowe kuki wagize ayo mahitamo? Yego murakoze.
navuga ko ntago kumwemerera wenda byaturutse kuri njyewe cyangwa se ari njye watumye ajyamo, ni ubushake bw'umwana, ni ibintu yakuze akunda abireba akumva arabikunze, kandi rero nk'inshingano z'ababyeyi dukwiye kumenya impano abana bacu bafite, ukabasha no kumuherekeza kuyikora. Rero umukino wa karate nk'uko twese tubizi ni discipline umwana agira, akamenya gushyira ibintu ku murongo, akamenya kwirwanaho mu buzima busanzwe, cyane cyane noneho abana b'abakobwa bituma za ndangagaciro zo kwiremamo icyizere no kubona ko ufite ejo hazaza hawe neza mu ntoki byiyongera. Ni kuri izo mpamvu byatumye tumuherekeza nk'ababyeyi be, bigangeraho nuko abikunze, bituma dukomeza kumufasha kugira ngo urugendo rwe muri karate rukomeze kugenda neza. Imyumvire imwe ku babyeyi bumva ko umwana w'umukobwa atakora karate ntago ariyo, ngira ngo niyo mu gihe cya kera, kuko twabonaga umuntu w'umukarateka tukumva ko ari ukurwana gusa, ariko karate ntabwo ari ukurwana, ni discipline. So nakangurira n'abandi babyeyi niba abana babikunze babareke bishakemo impano bafite, ni umukino wa bose kandi ubafitiye akamaro bose, abahungu n'abakobwa. Ku byerekeye ingorane zo gukora aka kazi ko gutoza umukino wa karate ari umubyeyi, Gashagaza Ingabire Solange avuga ko uretse igihe cyo gutwita na nyuma gato akibyara, ikindi gihe nta ngorane ahura nazo zishingiye ku kuba ari umugore. Nk'uko natangiye mbivuga, karate ni umukino ushobora kugushyira ku rwego rwiza rw'ubuzima wumva ushaka kubamo. Ndi umumama mfite abana 3, ariko kubera karate ntabwo dushobora guhura ngo ubibone, ngo umbwire ati ese kuko warabyaye. Ariko muri urwo rwego rero, iyo ndi gukina karate, iyo ndi gukora karate mu gihe cyo kubyara ndayireka, kuko umwari n'umutegarugori aba nako umubyeyi utwite aba akeneye kugira ibyo yigomwa mu gihe atwite. Ubwo rero muri icyo gihe mfata igihe nkajya nkora udusiporo dusanzwe, nyuma yo gukora siporo zisanzwe nkabyara, nkakomera, namara gukomera nkasubira muri siporo. Ubwo muri siporo nsubirayo narabaye nk'umumama neza, meze mbyibushye ahantu hose, ubona ko akunda umuntu ameze ku buryo ashobora guhita afatiraho akabyibura. Hanyuma njyewe rero kubera gukunda karate kuyijyamo, nkatangira ku myitozo yoroshye, nkongera nkasubira ku myitozo ikomeye yari nsanzwe nkora, bikagaruka umugongo nibwo ugenda ukira ukazamuka gutyo, ukongera ugasubira ku rwego rwa competition rw'amarushanwa. Ubwo rero ni muri urwo rwego karate ahubwo igufasha, ntabwo kubera imbogamizi, ahubwo iragufasha kugira ngo ikwereke neza ko umuntu agomba kujya mu bindi, agahuzwa n'ibindi, ariko akongera akasubira muri karate akamera neza, ubuzima bukongera bukagenda neza, akaba nta kibazo afite, akabikora nka siporo kandi bikamufasha. Akaba rero muri urwo rwego ubisikanya no kuba wakubaka urugo, ukagira igihe cyubonera famiye umwanya wayo, ukabonera famiye abandi inshuti, ariko byose bigahurira no ku karate utayireka. Ukora vuba kandi neza, ukora vuba kandi neza. Ongera hasi nanone. 5 ni rora go. Okay. See? Red. Os. Karate ni iki? Discipline. Karate ni iki? Discipline. Okay, oi. Spinach. Hey, what's good? Red. Os. Yo. Ida we have come 8. Shaka maigeri. Nubwo Gashagaza yashinze ishuri ryigisha karate agamije gufasha abana b'abakobwa, ubu yigisha n'abahungu kubera ko umubare w'abakobwa bo mu kigero cy'abo yigisha ukiri muto. Bari kubyitabira cyane, ariko ababyeyi bamwe ntabwo barabyumva. Niyo mpamvu usanga dufitemo umubare mutoya w'abana b'abakobwa yenda batarazamuka. Ariko nashishikariza ababyeyi kugira ngo babyumve neza ko umukobwa ukina karate ntabwo aba yarabaye igishega, kuko abantu bavuga ntabwo umukobwa ukina karate aba
aba azakubita umugabo nk'uko abantu babivuga, ahubwo umukobwa ukina karate ni umukobwa uzakurana disipurine, uzi indangagaciro na kirazira neza, kuko nabyo tubirebaho disipurine cyane. Rero ababyeyi nabo bagende babyumve neza, basure barebe abakobwa bifite, nibo bari shapu, nibo b'abahanga. Abantu rero babyumve, barangije batugane tubafashe, kuko tumva neza nk'ababyeyi nibyo bishobora kudufasha bituma batera imbere. Kandi natwe abantu benshi baba bari kudushyigikira, gusanga n'umubyeyi aguha umwana w'umukobwa tugashaka ko azakura neza, atarangaye, atagiye mu bintu bimurangaza by'urubyiruko, bino by'ubusinzi cyangwa ibindi. Bikavuga ati umwana wanjye azakurane disipurine, akurane siporo, azi aba ariyo azavugira. Ibyo gutunga umuntu karate yo ishobora gutunga umuntu, kubera ko niyo nkora nk'umwuga, kubera kwiga neza no kwikira neza. Abantu bangiriye icyizere nkajya gutoza karate ku bigo by'amashuri, nkaba mfite club yanjye nayo ifite icyo inyinjiriza ya karate y'abana, nkaba nanayikora nka siporo, ariko no gutoza umuntu ku giti cye ashaka kwiga karate, abakuze arengeje iyo myaka. Karate rero ni umukino, si wavuga ngo ni ku rwego rw'indi mikino ya football imaze gutera imbere, ariko kugeza ubu ni umukino ushobora gukora neza ukagutunga, kuko turi no mu isi yo kwihangira imirimo, nawe ukaba wagutunga ugatunga n'umuryango wawe. Turabashimiye abakurikiye ikiganiro, mukomeze mugire ibihe byiza, kandi abagore mugire umunsi mpuzamahanga mwiza wahariwe abagore ku isi.